iyo nahagaze hano nkagira umugisha wo kwahagarara ijoro rirangingukira. Kandi gani icyo gitumye turi hano ngo tubwirize, duhanure, dusenge. Fata inguni imwe, fata iyindi, fata iburyo, fata ibumoso. Umwuka w'Imana yambwiye ngo nkubwire, iwanyu Imana ihakuye gushyingura muri uku kwezi ku itariki 26. Mwagiye gushyingura rwose, iwanyu hakuwe gushyingurwa ubuzima buraje. Ngiye ikintu gikomeye, Imana irambwira ngo urwo rupfu rwawe rw'impanuka kandi rwari rwihuse. Imana irambwira ngo kuko waje gusenga, uwo mwuka w'impanuka wari ugiye kuza guteza ikiyiwanyu ukuweho. Ukizito yemwe ukuweho. Kabiri, Imana irambwira ngo mubwire, Imana ni Imana ije kuguhoza amarira, kuko umaze iminsi utishimye kandi bikubabaza biracyahaye. Ariko Imana yambwiye ngo kimwe kije gukora, igiye kwimura uwo musozi wari uguteye agahinda. Imana igikuraho umusozi, tuvuge ngo hari umusozi Imana ikwimbere. Icyambere nabwiwe ngo wowe Satani yagambiriye kugira ngo ujye ufata ibyo ufashe bigupfire mu ntoki, utari wanabyakira ngo bigumaze. Amahirwe yo gupfusha yawe zarangiye, ugiye gutunga amahirwe afatika mu biganza. Ni mufite umuntu utari hano mu Rwanda wanyu kandi uri hanze, Imana yambwiye ngo igiye kumukoresha kugira ngo ugende ujye hanze. Wajyubishijemo n'uwo muntu igiye gukoresha, sinabwira amazina ye, ariko mbonye ari wikoresha urira intege uragenda. Kandi Imana irambwira ngo niyo yubaka urugo rwiza, hari ikintu Imana yambwiye, ntugende ntakikubwiye n'ibanga. Wamwumvishije? Ibintu byose ntabwo tubishyira ku karubanda. Ndakuzereka imyaka 6 nkora uyu murimo ntabwo ari mikeya. Hari ibintu bitatu bicaguke neza. Amen. Hari ibintu byiza bizagutangaza, ni ukubona Imana igutabarira hagati mu ruhame rw'abatatekerezaga ko wagirirwa neza. Reka mbabwire, ntimureba ukuntu asa neza, uwababwira Satani uburyo yamwiciye ibintu byose. None Imana irakingura umuryango wawe, ugiye kunezerwa, ugiye kugira kuruhuka mu mutima, ugiye gutuza, ugiye gushima Imana mu bantu, ugiye kubwira abantu ngo dore ibyo Imana yankoreye, dore ibyo Imana yangiriye, kuko ari Imana igira neza. Amen. 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 Wewe wanimba ileti w'imbere ubanza, w'inyuma yicaye. Umwuka w'Imana yambwiye ngo nkubwire, hariho umuntu ntashaka kuba. Ukwezi kwa 12 n'ukwezi kwa 11 ubundi bari bateguye gukora ugapfa, ariko Imana iravuze ngo ntabwo uzapfa, uzaraba. Mbwirwa ikintu gikomeye ngo ndashaka ko wishimira mu rugo rwawe, ariko si Imana itanze amahoro nine watera amahane. Mwuka w'Imana arambwira ngo ngubwire ngo akagambane kabo gapfuye ubusa, kandi dore baragambana ari babiri kandi muraturanye. Hariho n'umwe wabikweruriye, arakwerurira neza, arabikubwira, akubwira ati wowe ati turakurwanya, bakurware Imana nayo ibarware, bakurwanye Imana nayo ibarware, baguhige Imana nayo ibahige, bagushyire kuri liste nayo ibashyire kuri liste, bagushake nayo ibashake. Imana yacu reka mbabwire uburyo ikora. Satani arabiga ko Imana nayo yahiga abadayimoni batwiruka inyuma. Dore ugushaka nawe arashakisha.
abahiga nawe ari ku rutonde rw'abahigwa. Ibanga ni imwe. Dawidi yavuze ngo guhungira ku Uwiteka bigira umumaro kuruta kwiringira abantu. Guhungira ku Uwiteka bigira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Bamwe biringira amagare n'amafarashi, ariko twebweho twiringira Imana Data wa twese, Imana isumba byose. Bibiliya abantu biringira Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, kandi nuko imisozi rwose i Yerusalemu ni ku Uwiteka agasa abantu uhereye none akageza iteka ryose. Ubwoba nibugira ute nibushire mu izina rya nde? Ubwoba nibushire mu izina rya Yesu. Umva wa musore haguruka wowe, haguruka nturi umusore se, none se wari umugabo wari warongora sha ntukigira ngo nakwibeshyeho, uri umushyitsi hano. Ntimurebe uriya musore arambiwe gusiribateri. Sha ndakubeshyesha, urashaka gushaka cyangwa ntubishaka? Gutorera n'umugore hano nta mukobwa bajyana wa. Umva rero mubwire, imbere yawe haracyari ishuri ritari ryarangira ugomba gukomeza. Wabyumvishije? Iryo shuri nurirangiza, Imana igiye kuguha amahirwe yo kuririnda ukajya muri Amerika. Hanyuma kurongora niba ari warambiwe gusiribateringa biracyakomeje. Biracyakomeje. Wari warangiza kwiga universite wowe, ugiye kwiga universite nuyirangiza ntuzanahita unarongora, uzahita wurira indege uzagenda. Ndakwirukanye mu gihugu cy'u Rwanda, ndagutembereje mu izina rya Yesu. Agomba kumenya kandi witonde, ugiye kuzagenda atari ibintu bigombye kukugora, kuko nabonye usaba uburyo bwo gusaba ibyangombwa, mbona ubisabye mu buryo bwo kwiga, ariko mbona urabyemeye. Uburyo uzagendamo, uzagenda ugereyo uzakizwe ahaze, uzibeshye uwereye ibyo banywerayo uzasanirayo. Ntimumureba azakomera uriya azamera indani, azagana gutya byanuka musigira mu mwe. Ariko reka mubwire, ukimara kugenda ntuzibagirwe ko Imana yavuganye nawe. Icya kabiri, muri bene wanyu uri umunyamahirwe kuruta bose. Tibakurwanye na Yosefu yararose baramurwanya, timumurwanye niba ari mwene wanyu mwazanye yoroshye. Imana ivuze irindi icyo yavuze kandi ikirindishije ingoni. Vuga nk'ingoni. Rero nabwiwe ngo Imana igiye kujyana nawe, kandi dore igihe kizagera ukomerereyo, uzagaruka mu Rwanda uri umuntu udasanzwe. Haleluya, amen. Umva rero, ushuti wawe ariye mwazanye bariye nibahagurukire ndakubaza ijambo rimwe, urakijijwe ntukijijwe? Hanyuma ushaka ikisha urangapfuka mu batubona ngwino hano enuci nashaka cyane ubu ntakibazo ahabona umwanya. Ushaka gukizwa, urabishaka cyangwa urasubirayo? Mureke mbabwire, uyu nguyu yaragiye kuzazira kudakizwa akaba ubuzima bwe muri gereza imyaka yose. Imana irambwiye ngo mubwire ngo nta kindi cyamuzanye no kugira ngo abone agakiza. Abone agakiza. Ntibagukuye amaso hose, ibyawe ntibazi ngo byararangiye. Uzi ko bigiye gutangira papa? Uzi ko bigiye gutangira? Imana igiye kumuha agakiza ubutazasohoka mu rusengero. Imana igiye kumufata azavamo muri ibi bikorwa. Imana igiye kumuha agakiza azagera kure. Imana igiye kuguha agakiza. Ngo pfuka amahoro.
intama. Imana yambwiye ngo mubwire hagararamo neza. Wanyumvishije? Hagararamo neza ajya mu gakiza kakava. Siko bikugenda. Watangiye gukizwa ryari ubivamo kandi wongera wagaruka. Wabivuyemo ryari shana? Wari umaze imyaka myinshi waraguye. Witeguye kugumana n'Imana. Dore mbabwire, ndimurebe uyu nguyu. Uyu mubona afite amahirwe 99%. Ariko yose ni imfabusa kuri we kuko adahindutse yaba umutindi. Purisi mutindi. Kubera ibyinyo byose bibaho. Iyo duhushije Yesu tuba mu myaka. Iyo duhushije Yesu tuba. Imana yambwiye ngo unashakisha n'akazi ntakubona. Uyu mwanya urakora, uri gukora ibiki? Uracuruza, uri gucururiza angana mu mujyi. Uva ngo ubwire ni ukuri kose nta bucuruzi buryoshye ufite, ntabwo shaka. Nyine uri kuri aderesi. Hari abantu bajya guhagarara gukizwa kwawe nibyo bigiye kuguhesha abakobwa bose bari barabitendetse buri mubare kuri. Imana igiye kubagirira ubwo bucuruzi uri gukora nta buhari. Imana igiye kukuremera imirimo mishya. Ni imirimo mishya. Curuza inkweto. Reka mubwire ntabwo shaka. Umuntu urapfundikanya umunsi ucuruza nibuza nka miliyoni 10. Nukuzumva urugwa turi two kwegeranya kwanyu tutetaje gusa basi winjiza n'ibihumbi 20 ku munsi ukajya kuwugore nta kazi shaka ufite nawe. Imana igiye kuguha akazi ariko mube mu nzu y'Imana ukore ibyo gukiranuka ushake mu maso y'Imana. Imana igiye kubagirira neza. Mwitabire mukunde. Mwaje muri itsinda k'Imana rimwe ngo nibavugane n'inshuti. Mwaje muri itsinda. Ubwo iryo tsinda ni ryiza. Mujye muza muri amatsinda. Imana ishimwe. Ko ntuze kugenda wenda kureba ko ndashaka kugusengera ikintu kiri kuguhiga ntabwo kiri kugutwara. Wanyumvishije? Bamaze iminsi babikubwira none hari ikintu uratakariza hano ukagenda uri muzima. Ukagenda uguwe neza kuko iminsi umaze uguwe nabi yahagije. Wenda ujya uhemuka kandi ntukoze isoni abikuze Imana yawe kandi uhemuka kandi ntukoze isoni abikuze Imana yawe muri bene wanyu bose bazamenya ko wowe hari uburyo bwihariye bwawe. Imana irambwira ngo hari imbaraga zikurwanya. Imana igiye kuzimiga zikurwe kuko Imana izakurinda kumuhamagara urimo. Icya kabiri, Imana yambwiye ngo umugabo wawe agiye kuba mu rusengero, agiye kwicara mu rusengero, agiye gutegereza Imana mu rusengero, agiye gukorera Imana mu rusengero kuko imbaraga zimutwaza igihugu zishaka za mu rusengero. Imana irazimenagura none mu izina ryawe, mu izina ryawe Yesu. Imana yambwiye ngo icyo kwifuza gituma lepo sikawa ereya soda niko shayo. Imana irambwiye agahinda koko yazaba hanze urusengero. Imana irakakurinze. Agiye kunezeza Imana mu rusengero, agiye kuzakorera Imana mu rusengero. Dore afite umugisha wo gutunga ariko agakiza Satani yashakaga katazakakira ngo kare muri we. Were no bishobora zamutwazaga igitugu kirapfuye mu izina rya Yesu. Icya gatatu, ugiye gukora, ugiye kwikorera sha, ugiye kwikorera mu buryo budasanzwe, ugiye kugira umugisha udasanzwe, ugiye kubona umugisha udasanzwe.
dore inzu ebyiri mwubatse mu mujyi wa Kigali kadasiteri ebyiri mu mujyi wa Kigali ntabwo bitinda 2024 izo nzu zizaba zihari ebyiri nziza zisobanura Imana irambwira ngo uyu mujyi uzawugiramo umugisha kandi umurimo ukora Imana igiye kwagura impano iri muri wowe kuko uburirimbyi bukurimo buragutse dore ijwi ryawe Imana inarisize amahanga agiye kukumenya dore televiziyo igiye kuzicaho kuko Imana ishimye kwamamaza izina ryawe reka tuyikorere amashyi ni pasiteri ubaririmbyi ni pasiteri wa mbere yaririmbaga nta harya wari uri mutari warangiza siniya 6 byo nyine wari waratangiye kaminuza iyo mbareba mwishimye z'abantu ntakubitanye ingoma najyaga kuzura umwuka wera hejuru y'ingoma ibi ntabyari bihari n'ibitaraza bizaza n'ibitaraza Imana yatubwiraga ngo tuzagira ibyuma tukumva n'inzozi uribuka imbwa yaje mu ihema n'umukire aje kutwiyama ngo ingoma yacu aza ashoreye imbwa urabibuka madamu kareba iyo ngoma yanyu we iyo ngoma mu rusengero arinjira n'imbwa ayikurura ati iyo ngoma yanyu imbwa araza agasuzuguro kararangiye azaza yinjira hano turebe azagaruke niba we azagaruke azana imbwa hano turebe azayizana kimureba mwaba musuzugurwa Imana ibabikira icyubahiro mwaba mukandamizwa Imana ibabikira icyubahiro mwaba mutukwa Imana ibabikira icyubahiro aho muza bihari aho mugana ni heza nimuhumure Imana musenga ni Imana ihindura amateka ni Imana ishobora reka mbabwire niko mu bakobwa bose twasenganaga cyane abenshi ntibashatse hari usigaye utari washaka n'umwe kandi bari benshi hari abakobwa twagiye dusengana nabo nibo badayana mwumvaga bashima madamu mukuru wa Wariyema yaje nibo bajya bashima hano bafite n'abana pisi twasenganye ari umukobwa uri n'umumama nimukomeze muba abamama abasore nimuhumure umusore mugiye kubutakaza mu abagabo ndabizi ko abantu barambiwe ubusiribateri ndabasengera Imana igira amateka igira ubusiribateri hari n'umuntu ubusiribateri akajya mu busiribasaza Yesu ubusiribasaza ni umuntu umaze no kurenza n'igihe cy'ubusiribateri akaba umusiribasaza ariko Imana yacu ni Imana ihindura imbaraga zawe nizitembere hagati muri twe umwuka w'Imana nakomeza agenda uragahora ku ngoma kuri mu ruhande rwacu shimirwa imirimo itangaje shimirwa kuko uri mu ruhande rwacu shimira gupfukamirwa n'ibyaha reka dukomere Yesu amashyi menshi reka dukomere Yesu amashyi menshi reka dukomere Yesu amashyi menshi ayo mashyi menshi Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe Oh, tasito kito sika ele kosha ibone tanza retala siko sika tikasa ele koshi etango nene kosita ono eriko sota sika wa ninila wala sili dinifo etiko sita keta shaibini elele siti koa Imana iri kumwe natwe ndakumva hafi yacu ndakumva utugose imbere n'inyuma ndakumva ugiye gukiza indwara hagati muri twe ndakumva ugiye kumenagura indwara hagati muri twe ndakumva ugiye gusenya imisozi yari imbere yacu ndakumva ugiye guhirika ibibaya byinshi ukongera ukadudubiza amazi ukongera ugatemesha amazi mu mitima bizera ndagushimira ko uri uruhande rwacu ndagushimira ko utugose impande zose urakoze kutubereye rwose iri teraniro riyoborwe n'Abana
urakoze kutubereye igisubizo Yesu urakoze kutubereye ku rugamba nshuti nziza urakoze kuri Imana yo gushima urakoze kuri Imana yo guhimbaza urakoze kuvuganya n'imitima yacu urakoze kuganira natwe ngaho uburyo bwawe nimugoroba masaha y'igicamunsi tubereye maso masaha y'igicamunsi uri ku rugamba masaha y'igicamunsi uri kurwana intambara hari intambara uri kurwana zo mu rugo hari intambara uri kurwana zo mu kazi hari intambara uri kurwana hirya no hino hari imisozi ugiye gutegagura nko kuri mu ruhande rwacu ereko sikamo eneko shayimo eriko sita kidonemo eriko sito lisayo ereko sakitasha neneko sika eriko sidonemo shayimo uri Imana iri mu ruhande rwacu uri Imana itubose imbere n'inyuma uri Imana idutwikirije imbabazi zawe uri Imana itubose impande zose mwuka wera tembera hagati muri twe Yesu gendana natwe ku buryo budasanzwe mwuka w'Imana tekota sikota neneko shayibonewa eriko sita kita shayimo Ria sita lima shayi Rico sosa kita ko Eneko sika bo Eria shaibini sita leo Eneko shika bo Muka wera Tembera